Ndi Papa Sava. Ntabara ni mpamvu y'Imana ngwanaho pe ntabara Pasava biteze wayikize ngwanaho nukuri sinakubwiye ko ndimo amafaranga Kalisa ntago nakubwiye se uko ubushize nabigenje ko yaje kunyishyuza nk'itsimba n'ubu rero mubonye aturuka nk'iriya nuko mba ndamwitsimbye ariko ubwo njya kumwitsimba nsiga mbweka Sava ni umuntu uza kunshaka kumubwire ko ntahari ngo ngiye mu nzu kuryama nunkangura ndakunoba ndakudiha urumva ubwo mba ndagiye rero no mu buriri ngo mba ubanze n'ibyo kwisasira mbyiyoroshe noneho ngiye kumva ahageze ati sari Savati papa ntawe uhari atarambwiye ngo agiye kuryama ngo n'umukangura arakunoba arakudiha ayiwe ngiye kumva numva ayiwe data we neza wose ushizeho neza yewe we none rero ndwanaho ako se Papa Sava uriya kasava ni karakura ku buryo kabeshya koko oya ariko n'ubundi kubeshya ntago ari ibintu by'abana nitwe tubibashyira muri turabarenganya kuko kubeshya si ibyabo ntago ari iby'abana pe wari wirutse se wungiye iwanjye nyine urumva nyine ukuntu bigenze nyine kubera ubushize ari ubwo buryo namucitsemo ubu noneho yarazanye ikigufuri kingana gutya abaravuze ati soni si gutya yagiye ubushize arongera araryama noneho ndarufunga abari inyuma muhera inyuma ubwo n'abari imbere muzajya mwituma mu imbere ubu nari ngiye kujya nituma mu nzu afunga iwawe niwe gutyo mita nturumbuka munyuzeho nta ni kumubwira iki ndamubwira ntindagiye bahafunga iwawe ndakubwira ngo yaradukatiyeho umupaka nk'umwe wo muri Korea muzi ngo abantu babyutse bajya guhinga abandi bajya mu isoko abandi bajya gusenga bakata imipaka ngo ubu hari abatarasubira neyo bari baturutse numvishe ko bimeze bityo rero nibwo nturumbutse diri nzi wawe mvuga nti ngwaneho none rero mpereza amafaranga yanjye igihe twavuganye cyarageze mpereza amafaranga yanjye ndimba mpereza amafaranga ngende nishyura umuntu w'abandi kureba bityo se amafaranga ajye kwishyura Papa Sava iki kushaka kudidimanga mpereza amafaranga rwose wirukiye ubusa ngo iki ndimba wirukiye ubusa rwose nta kuntu umeze ndimba mpereza amafaranga yanjye ndimba mpereza amafaranga yanjye nirukira ubusa se wajeje mpereza amafaranga yanjye ndimba erega Pasava iki kudedimanga oya kudedimanga agenda ari nyuma y'ingufuri ubushize ntago naje ukambwira ngo nakubise amaguru y'ubusa kandi nkuguriza n'ubundi abantu baravugaga bati uyapfushije ubusa urumva none ngo nirukiye ubusa mpereza amafaranga yanjye ndimba mpereza amafaranga yanjye nishyura umuntu w'abandi ndimba mpereza amafaranga yanjye ngiye nagurisha amafaranga wowe ndimba ati none uti nayagurije ubusa none nza kukwishyuza uti ukubise amaguru y'ubusa none uti ubu ngubu uti wirukiye ubusa ni wowe ibyabaye byose ni ubusa reka nkubwire rero ubwo ubusa ni wowe reka mujyane waba usaga ukoresha ubusa ashaka ariko tugende mujyane winkwecura ntabwo ari wowe nkweshura ariko winkwecura ndimba ntabwo ngenda Papa Sava winkwecura ndimo ndakweshura ubusa vayo waba usa